iyi ni secret lovers cyangwa ukite abakundana mu ibanga cyangwa se abakundana rwihishwa. Njye nakise abakundana rwihishwa. Niyo ushatse ujya kuri YouTube ukandika ngo abakundana rwihishwa uhita ubona kano gaseri kacu kari gucicikana muri ino minsi. Muri kugakunda nkabibona, gusa nyine mukomeze kunkorera subscribe kuri Edmond Art 250 kugira ngo kano gasizoni kacu kose muzakabone kandi tugendane neza akantu ku kandi. Aka ni aka episode ka 5 tugiye gutangira. Izi ni incamake muri episode ya 4 zaratambutse twarazibonye. Umuntu utarakabona yongere ajye kureba inyuma hatambutse episode ya 4. Twasoreje episode ya 4 hano aho uyu mutipe yabazaga ati ese iri zina ko numva hari ahantu ndizi, umuntu bita Osborne nindi? Agatangira kwibuka ukuntu yasanze bavuga ngo bavuga bati kuri Osborne, nawe akababaza ati se Osborne nindi? Hano umukobwa yahise avuga ati ndakuvugisha nyuma. Hano yahise amubaza uyu bamwita Fred yahise abaza Josephine ati kubera iki nkubaza ngo Osborne ninde ugaceceka? Umukobwa araje aramwicaza aramubwira ati ariko urabizi ko ngukunda, nta kintu naguhisha. Impamvu rero nakubwiye ko ntashaka gusubira kwa mama, nyine hari ibintu ntashakaga kwibuka. Ibintu ntashakaga kwibuka rero nibyo biriya wumvishe. Ni uriya mutipe nyine mbere y'uko duhura niwe twakundanaga mbere. Niwe wari urukundo rwanjye rwa mbere. Twe tumaranye imyaka igera muri 5 dukundana. Ubwo rero nyuma y'uko weho waje mu buzima bwanjye nahise mubloka, ntabwo nongeye gukundana nawe. Gusa we nyine yakomeje kumpamagara ambwira ngo dukomeze urukundo rwacu. Ubwo rero naramuhakaniye. Niyo mpamvu nkusaba ngo ureke gupanika kubera ko ntabwo nkimukunda, nta relationship ikiri hagati yanjye nawe. Gusa nari namusabye kutazongera kumpamagara ariko yanze kubyumva nyine yakomeje kumpatiriza arampamagara, kandi kubera nyine nubaha urumva ntabwo nari kumwangira kumwitaba. Nibyo rero naguhishaga Fred. Ni ukuri gabanya umujinya, nibyo nakubwiraga, ntabwo nkubeshye. Uriya mutipe ntabwo tugikundana. Niyo mpamvu nyine ubona mba nitwa kuri ariko ntabwo nyimukunda nushaka unyizere. Aratuza amaje kumusobanurira. None reka nkubaze ikibazo Josephine. Ubwo kubera iki umu ex wawe akiguhamagara? Sha nyine yamamagaraga ngo ashaka kumenya ahantu nsigaye mba. Ahantu usigaye uba kubera iyihe mpamvu umu ex wawe akaguhamagara? Nyine ndabyumva kubera ko wowe unkunda ntabwo wabura gufuha, ariko nyine wifuha gutyo. Kubera iki umbuza gufuha? Urumva ibyo ari ibintu wansobanurira? Urambwira ko umuhungu mwatandukanye akiguhamagara, ubwo urumva atakigukunda? Kubera iki? Mbwira impamvu kivugana n'umu ex wawe. Araza aramwegera. Mbese ubundi ubwo uwo mu ex wawe ari aka kanya ari kubahe? Nyine aba aho mama atuye. Bivuze ngo yaturutse kwa mama wawe aza hano aje kukureba. Yego, subiza. Niwe yari yaje kureba? Umukobwa biramucanga ati njye yari aje kureba. Yegera umupaturo aramubwira ati ariko please wanyumvishe babe, nta kintu kiri hagati yanjye n'uriya mutipe. Nimba yampamagaye ariko nakubwije ukuri. Oya, wowe uri umubeshyi mubi cyane. Uhora unkinisha buri gihe mba ndi kubibona. Uhora ushaka kuwundimanganya kandi mba mbibona ko hari umuntu mukivugana kuri telefone. Tangira kwibuka ariko muhamagara cya gihe ari kumusobanurira. Bino twabibonye muri episode ya mbere cyangwa iya 2, ariko kumusobanurira ko hari umuntu nyine yari yagiye kureba kwa muganga. Uribuka umbwira ngo wari wagiye kwa muganga? Se uriya mutipe wari wagiye kureba? Sha Fred, kuzi ko ngukunda kubera iki uri kumbwira gutyo? Ukunda ibiki wandangariwe? Kubise ikidobo hanagitura umujinya. Umva, njyewe ntabwo nkiri kukwizera, kandi
umunsi nzibeshya nkagufata kuri umubeshyi ntabwo nzongera kugukunda buretse sha reka nkuhe warning ya nyuma uriya mutipe muzibeshya mugahura n'umunsi n'umwe nzahita nkusiba ku ikarita y'isi ntabwo nzigera nongera kugukunda izere kubyumvisha umutipe ahita yikubita arigendera tubibutse gukora subscribe kuri Edmond Art kugira ngo kano kamuvi kacu karyoshye kajye kabageraho ku gihe Osborne ntajya ava ku izima yaraje arahamagara none umukobwa ahita amubwira Osborne ndakwiyamye subira iwanyu ntiwibeshye ngo ukandagire aha ngaha kubera iki ntari buze kandi ko nahageze umukobwa aravuga ati karabaye yahageze arahamagara wa mushuti we wa kera yasize irya nimba ari mu cyaro nimba ari mu mujyi Mira sha uzi ikintu nshaka kukubwira uribuka ibintu wigeze kumbwira igihe wambwiraga ngo ni nkundane na Fred yego sha nyine byarabaye urabizi ko nese nkundana nawe ndamwiyegurira ku buryo ibintu byose nese mbisiba ariko ubu turahanganye mwana kubera iki Mira sha ubu ndi mu buribwe bwa danje Fred ari kunstressa byatari kubera ko sha ntago ari kwemera ko mukunda kubera iyihe mpamvu atari kukwemerera ko umukunda kubera Osborne mwana Osborne nanone mwana Osborne yongeye kugaruka mu buzima bwanjye kubera icyo uri kumwemerera Mira sha wari mukuri kabisa ibintu warabimbwiye sinabyumva ariko nyine Osborne yongeye kugaruka ngo ari kuza muri no karitsiye yacu wamuhakaniye wamusubijeyo sha namusabye gusubirayo ariko ubu sinzi ngo ageze hehe telefone yayikuyeho wabona ngo gituma ahubwo aka kanya tugaruke kuri Fred yaraje hano kwa nyirabukwe mwibuke uyu ni mama wa Josephine ati umukwe wanjye waje umeze neza ni iki cyabaye ko ndi kubona utameze neza sha mwe muri gukina kera amafaranga wansabye ibindi ubireke sha mudamu arayakira ariko akabona zahinduye imirishyo sha urakoze cyane umva nshaka kukubaza ikibazo umuntu bita Osborne uramuzi umumera atangira kwiraza i Nyanza Osborne harya ubwo ndamuzi uwo muhungu ndamuzi none se uwo muhungu ni iki cya Josephine ntacyo bapfana none kubera icyo uri gushaka kumbeshya wowe sha ni ukuri mbabarira Osborne nyine ni umuyegisi wa Josephine ntabwo bakikundana kubera icyo wari wanze kubimbwira ubu ngubu Osborne na Josephine baracyavugana kubera iyihe mpamvu hashize igihe kinini njyewe n'umuryango wanyu tumaje kuba bamwe ariko ikibazo Josephine yagiye ampisha amabanga menshi ubwo rero namaje kuvumbura ko ibanga yampishaga ari Osborne none se mere reka nongere nawe nkubaze kubera iki wambwiye ngo Josephine ntazigera amenya ko naguhaye amafaranga umva sha nyine ni ibintu birebire ntabwo byasaba kubiganira dutuje amateka maremare sawa reka nigendere umva mukwe wanjye sha urakoze cyane ku bw'aya mafaranga umpaye ni ukuri undwanyeho kandi siwigera utuma Josephine amenya ibi ngibi ntamenye ko rwose wampaye amafaranga kuko byaba ibindi utipe ariko bitarigendera umera asigara hano areba amafaranga ubona ko nyine anezerewe ibibazo bye bikemutse tugaruke kuri Josephine yaraje yiyicarira aha ngaha merewe nawe ahita amuhamagara ntabwo atinzamo aravuga ati uyu mukobwa ashaka kunkorera ishyano ashaka kumbuza umukwe ufite ku noti arahamagara niko Josephine ni iki kibazo cyabaye hagati yawe n'umugabo wawe ko ndeba wagira ngo muri gukurura urwango hagati yanyu Josephine
mama Fred nyine ntawe hano, namubwiye buri kimwe kuri Osborne ariko nyine yanze kucyumva. Mama urabizi ko nkunda kuvugisha ukuri, ariko nyine nta kintu kiri hagati yanjye na Osborne, twararangizanyije. Niyo mpamvu rero Fred ndi kumubwira ukuri akanga. Shut up, ceceka wanjije kazi we, urashaka kumbuza amahirwe. Umva, sinzongere kumva ngo Osborne mu kanwa kawe. Urumva ibibazo wateje wowe? Ushaka gutandukana n'uriya mutipe? Hano Rena nawe ahita aza anyomba. Mama turavugana mu nyuma kuko ndabona aka kanya bitameze neza, ntabwo niteguye kukuganiriza. Rena araseka, ababibona yiturije. Yaraje yegera Josephine, tangira nk'ushaka kwiyenza wese ukomeye. Mva, umujura yagiye se cyangwa aracyahari? Ariko mwana, kubera iki mbona wapanitse cyane? Amafaranga nimba wayajyanye wakabyemeye, ariko ukareka gupanika, kuko ndabizi nta wundi muntu waba yayatwaye. Ninde wundi tubana muri ino nzu? Josephine, reka nkubwire, buriya hari ikintu utazi. Urukundo rujya rugenda sha, kanicare nze nguha amawayiza wumve iby'urukundo. Hari ikintu nigeze kukubwira ariko wanze kunyumva. Urukundo ni amabanga akomeye, kandi bigaragare ko nawe ufite umuntu mukundana mu ibanga rikomeye. Josephine aramubwira ati ariko se mwana, ubundi ubwo ubona ndamutse ntandukanye na Fred, ninde babana? Ni njyewe. None se undi wundi wasanze ahanini? Ni ukuvuze? Niyo mpamvu ushaka gutandukanya njye na Fred kugira ngo mubane? Oya sha, ntabwo ari icyo bishatse kuvuga. Oya, nakumvishe icyo wagendereye, nacyumvishe. Wowe urashaka kuntandukanya na Fred kugira ngo muhite mubana? Uribeshya sha, uribeshya, ntabwo bizashoboka. Fred yaraje asanga bari kurwana, ati ese ni ibiki biri kujya mbere aho ngaho? Josephine bararebana. Sha boss, nta kintu kabisa, twari turi kwiganirira utuntu duto duto. Turi kuganira utuntu duto duto. Fred, ibiryo byahiye kabisa, waza none tukarya. Rena, genda unzanire ibiryo nirire. Rena yahise atambuka avuduka ajya kwakira boss we, abandi basigara barebana. Rena mu gutegura ameza cyangwa se gutegura aho amafunguro agiye gufatirwa, abandi ntibari kuvugana, bicaye aho ngaho. Murabizi bamaze iminsi bari gukimbirana bapfa wa munega ngo ni Osborne. Wa mutipe nawe azakora ishyano. Boss wacu yaraje yicara aha ngaha, ni Fred. Rena nawe araza azana amafunguro hafi aha, ndabona ashaka kuba yatetse nk'akawunga. Rena, umunsi wawe wagenze ute? Wariye? Boss nariye. None se nta kuntu waza basi ukantera apeti? Boss ndaje kabisa. Rena ahita yidonda avuga ati we Josephine, ariko uba uri kubibona ute? Ndaje nkujyana umugabo sha, uri aho ngaho wasamye uri mu mandazi. Rena araza n'akiryo kenshi agenda ameze nk'uri kwirya kuri Josephine. Wambonye se? Kanze sha niganirire na boss mwiterera peti. Batangira gufenkanya ubona bishimye, nta mutima mubi, baraseka. Nuko boss, ko nshaka guhindura umusatsi se nkashyiraho undi musatsi? Nta kibazo, mu gitondo nyine ujye kuwuhindura. Ufite amafaranga? Wapi, uze kunyaka amafaranga ujye guhindura umusatsi. Josephine arabyumva aratuje. Bari kurebana uruntu rw'urujisho. Boss, hari umukobwa nyine w'inshuti yanjye nari natumye inkweto ari buzinzanire, nese uramfasha kuzishyura? Inshuti yawe ntazi ni iyahe? Uze kumuzana, uze kumubwira azizane nta kibazo. Ako kanya fone ya Josephine ibirasonnye.
Ibyo byose Fred yarabirebaga ariko yiturije. Josephine yaraje hano ahamagara wa mushuti we ati ese Osborne yigeze aza aho ngaho? Wapi mwana, namuhamagaye telefone yanze gucamo. Okay, tugaruke hano Rena nawe yicaranye na boss bari ku meza. Wahageze? Kanze nkurebe. Boss, ngiye gufata ya nshuti yanjye ngo ugeze hano hafi. Sawa genda. Aratambuka. Uwo ni Rena na size ye rwose iri mu kazi. Tugaruke kuri Josephine, hano aracyari guhamagara ariko umurongo ahamagaye ngo urajimije. Umurongo muhamagaye urajimije, wongere mu kanya. Urajimije? Abyibazaho ari gutekereza ati Osborne naramuka nguye gitumo ko yambwiye ko ari kuza muri izi karitsiye ndabigirana. Tugaruke hano Rena yazanye mushuti we ngo umuzaniye inkweto. Bose de wa mushuti wanjye nakubwiraga n'uyu nguyu yaranzaniye inkweto. Nuko mwiriwe abandi bazunguzayi ko bamera. Fred yitegereje abona kino gikapu aranakizi. Wibuke iki gikapu muri episode ya mbere uko byagenze, natwe turakizi kabisa. Niko muko iyi baga wayikuye? Ni we ndi kubwira. Josephine, ahamagara Josephine. Mwibuke neza muri episode ya mbere nimba atari iya kabiri sinibuka neza, iki gikapu Fred yagihayemo impano Josephine. Josephine nawe abagishyiriye Osborne. Osborne nawe abakizaniye uno mukobwa tubonye hano aka kanya tutazi ngo yitwa nde. Niyo mpamvu Fred hano bimucanze. Araje ahamagara Josephine, ngwino hano. Banguka se. Araza amusobanurira ukuntu iki gikapu cyaba cyarageze kuri uno mukobwa kandi ari we yagihayemo impano. Yaraje n'ibimwaro byinshi atazi ikiri kujya mbere, abona hano umukobwa nta hantu nigeze kumubonera. Josephine, reba ino baga. Josephine arayitegereza. Nta kintu ikwibutsa? Tangira kwibuka ko yayihaye Osborne impano. Ibi twarabibonye muri episode zatambutse. None iyi baga yageze kuri uno mukobwa gute? Umva madamu, iyi baga yakugezeho ite? Iyi baga ni umuhungu w'inshuti yanjye cyangwa boyfriend wanjye wayinzaniyemo impano. Boyfriend? Yego. None icyo nshaka kumenya, wambwiye izina ry'uwo mu boyfriend wawe? Kimubaza izina bose baratunguwe. Mwibuke ko ari Osborne nyine ntiyari gutinyuka kuvuga Osborne, ariko reka dutegereze agaseri kacu ka gatandatu wenda tuzabyumvamo. Ndabakunda cyane, mwibuke gukora kuri subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo n'ibindi biryoshye bijye bibageraho igihe. Ciao ciao.